karere ka Gicumbi mu murenge wa Gacurabwenge habereye amahano ibyahishije abanyarwanda, abandi bararira, abandi barababara, abandi barahamuka, abandi barwara imitima. Umugabo w'imyaka 25 y'amavuko wari umaze hafi imyaka 2 ashatse umugore yaje kugaragara ari gusambanya inka ku iki gicamunsi hari ku itariki zisanga 18 z'ukwezi kwa gatanu 2026 nibwo uyu mugabo bamusanze arimo asambanya inka bituma afatwa n'abanyerondo bahita bamujyana ku kagari aho barimo bamushinza icyaha cyo gusambanya inka. Ndetse uyu mugabo mu gusambanya inka ni inkuru yashenguye imitima ya benshi mu gihe bari bamufunze mu kagari bagiye bumva arimo aravuza induru zikomeye cyane, nibwo bagiye kureba basanga igitsina cye kirimo kirabyimba. Bakireba nibwo yahise hahamagarwa ambirasi imbangukiragutabara iza yirukanka ihita ijyana uyu mugabo kwa muganga. Mu kuhagera igitsina cyari cyamaze kuba kinini cyane nta garuriro, bahise bakikubita inshinge kugira ngo kigabanuke birangira rero uyu mugabo igitsina cye kibuze, ndavuga ko bagikase kubera ko babonaga yuko kirimo kanseri. Ngayo nguko rero iyi ni inkuru yashenguye imitima benshi, ni inkuru yahamuye abanyarwanda benshi cyane. Bamwe mu baturage babonye uyu mugabo asambanya inka bavuga yuko atari ubwa mbere abikoze, ahubwo yari asanzwe abikora kubera ko uyu mugabo urabona ko yari yarangiritse no mu bwonko, kuba igitsina cye cyabyimbye kugeza amagingo ngaya akaba abuze igitsina cye. Urumva ko ntago ari ubwa mbere asanzwe abikora, bivuze ngo iyi nka yarayisambanyije kugera ubwo imutera indwara. Veterineri bahise bamusaba kujya gupima ino nka, bazikura mu zindi bayishyira ukwayo yonyine. Veterineri ayipimye basanga iyi nka nta kibazo na kimwe ifite, ahubwo yakiriye amavangingo. Veterineri avuga yuko iyi nka nayo ibura izuba rimwe ngo ipfe kubera ko nayo ntago imeze neza kubera amavangingo y'umuntu cyangwa inanga z'umugabo zayigiyemo, bityo rero ninabyara izabyara ibintu bidasobanutse, ntago yabyara inka gusa kandi biragaragara yuko mu nda y'inka hari ikirimo. Nyirino nka yategetse veterineri yuko iyi nka yakwicwa igashyingurwa kubera ko nta mumaro ikimaze. Nimba babona mu nda ko harimo ikintu kidasanzwe, bivuze ngo ishobora gusanga itwite umuntu, bikaba ari amahano akomeye cyane. Iyi nka umuhango wo kuyishyingura haje inzego z'ubuzima kugira ngo zambaye imyenda yabugenewe kugira ngo amaraso ataza kubatarukira, bitewe nuko uyu mugabo yayisambanyije akabyimba igitsina. Bivuze ngo baketse yuko iyi nka yaba iriho virus cyangwa yaba ifite icyorezo. Murabizi ko hari icyorezo gihangayikishije isi cyitwa Hanta virus. Rero abantu nk'aba basambanya inka nibo batuma ibyorezo bikomeza kugariza ibihugu byacu, kubera ko buri usambanyije inka ugasanga ifite indwara, ukagenda ugasambanya umugore wawe ukabura ayimuhaye, umugore wawe agenda agasambana n'undi akaba arayimuhaye, nawe ukagenda ugasambana n'undi ukabura ayimuhaye, nuko nguko indwara igenda ikwirakwiza. Ariko kubw'amahirwe uyu mugabo yarinze igitsina cye kibyimba, nta wundi muntu arasambanya, dore ko n'umugore we yavuze ko bari bamaze igihe kinini cyane bataryamana, bityo rero akaba ariyo mahirwe afite. Ariko inzego z'ubuzima zahise zimuhamagaza kugira ngo aze bamupime barebe ko nta bindi birwara nawe yaba afite. Mu kumupima basanga we nta kibazo na kimwe afite. Uyu mugore avuga yuko uyu mugabo mu rugo adashoboye, ahubwo intandaro ye nuko asambanya inka. Umugabo avuga yuko uyu mugore umugore avuga yuko umugabo atateraga akabariro nk'uko bikwiye, no yagateraga nta masegonda make akahita arangiza. Bivuze ngo yari afite ikibazo gikomeye cyane. Ngayo nguko rero iyi ni inkuru yashenguye imitima ya benshi, iyi ni inkuru yarijije benshi. Nawe nk'uko wumvise iyi nkuru, ndakeka ko iyi nkuru ntago ishimishije, iyi nkuru irababaje cyane. Ni mu gihe ishami ry'ubugenzacyaha ryavuze yuko uyu mugabo nava ku ivuriro yakize bamuzane imbere y'ubutabera avuge impamvu yasambanyije inka kugira ubwo inka bayishyinguye nyirayo akaba ari mu gihombo, avuge impamvu yakoze bino kandi aze afungwe abyishyurire ndetse anabiryozwe kugira ngo atazagira undi muntu wongera gusambanya amatungo. Bityo rero nibwo byagenze gutyo, aravurwa, ubu ngubu aracyari mu bitaro, ari kwitabwaho n'abaganga b'inzobere, bamuhaye agakenke azajya anyariramo. Birangiye abuze igitsina cye, urwishigishe ararusoma. Umugore we yatangaje ko n'ubundi
n'ubundi agiye kwahukana akishakira undi mugabo, n'ubundi uyu mugabo atarashobotse, kandi ikindi yaramukundaga, ariko ubu ngubu urukundo yamukundaga ruragabanyutse kuko saa izi ngizi nta kintu yamumarira, kandi ikindi avuga ko igihe babanye ataramutera n'inda. Bityo rero akwiye kugenda akishakira abandi bagabo cyangwa akishakira undi mugabo akiberaho mu buzima bwiza cyane. Reka nongere nkubwire ngo warakoze gukora subscribe kuri uno muyoboro, ni bwo bwa mbere wongeye kuhagera. Nawe utarakora kora subscribe, ufungura inzogera, uzajya umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Reka nongere babwire ko amakuru yacu tuyasubikiye hano, amakuru nakagaruka. Nimba ari bwo bwa mbere ugize kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera, uzajye umenya byinshi dukora. Hari mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Gacurabwenge. Reka nongere mvuge yuko uri uw'agaciro, kandi ibyo tugezeho rero tubikesha, nibyo twenda kugeraho no tubikesha. Nawe utarakora yikore nyaboneka ujye mu mubare w'abantu dushimira.